uriya naza atabariza abantu ahubwo nanjye azangereho mugereho wumvise ariko ye kuzaga ngo Imana yanumye ngo ugiye kwica abapasitoro ntibasuye abantu ubwo se nk'uwo bakamubaza bati kamabwire mwa hari korari rero umugabo niyo ndwara rero kuba Uwiteka aravuze irikiza uzaza kubesha uzaza kuvangirwa ku muntu uri kuri veniseke yiwe cyangwa Burundi yego Imana iravuze ita bisaba muri gereza hahanura wumvisijwe utumvisijwe wahanura umuntu akakubita igiti kabati ceceka wa muginga Imana zizikiza nimutagabanya umuvuduko abo se batumye badufungira insengero hose batumye abakristo bari kugwa bari mu ngo birirwa kuri social media ngo Imana yabatumye ko maze imyaka 5 wigeze ubona mpagara muri gereza mpagara kuri social media ngo Imana yantumye mbwiriza ubutumwa bwiza ntazana content nkagani Imana irahari TV ruwo muri ADP bariya bose ubona basamuka kire babagore babahungu bane mwese muri ADP abo bantu muha amacanu yanyu bakavugiraho bavuga ngo abapasitoro banyu bagiye gupfa abo bantu muha amacanu niba umuntu ateba ngo abapasitoro bagiye gupfa ariko se ndanabarenganya ati mwinde reka mbagaruki mucuruza umunwa nyine mwarawukoze mucuruza umunwa mwarawukoze hanyuma uje avuga ubusamura mwakira ariko hari igihe ubusamu byari dolari reka mbabwize ukuri kibyimde kimeneke igihe kirageze pastor nahamagare injadwa ziwe ziri kuri social media kandi nta bundi buzaboneka kuko ndi smart imbwa ndayita imbwa ihene nyiti ihene intama nyiti intama no akaza agakubita ikiganiro hariya ari umugore ngo yasanze umugabo ari kurongora nyine hari icyo nabonye umugore ari kuvuga ngo yasanze umugabo we ngo ari kurongora nyine icyo kiroroheje wa iyo ni inkuriro umuntu akaza umukobwa gatera akaguru hari akerekana ikarisogo niho bareba ayo makariso yanyu ayo maguru yanyu yambaye kubusa ubwo bushegu bwanyu ubwo ni ubujajwa bakuru ubujajwa muri social media Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare Siribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Siribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe nesereka bifurize amahoro y'Imana kandi bifurize kugubwa neza muri Yesu Kristo umwami w'abami umwami wacu cyane kubera ko twebwe turiho umugambi w'Imana nta muntu uri kubwe nta muntu kuriho kubwe turi ku buntu bw'Imana kandi jambo ratubwira ngo tware neza muri Kristo mu byo urimo byose urebe ko uri mu ruhande Imana gushakamo kugira ngo byose bikomeze kugenda neza cyane umunsi ho ndishimye cyane none kuko ndi kumwe na papa na apotre wacu Harimana Joseph we Holy Church kumukunda cyane muri bino bihari kumfasha sinjye nyine n'abandi benshi nasanze duhuje uwo mujyo ijoro ry'ubuhanuzi muri Divine ibintu bimeze neza cyane ni ibihe nk'ibingibi wese abayifuza kubamo mu kazi wiriwemo mu byo byose urimo ari amasaha saa 4 z'ijoro ushobora kuri kumwe n'umuryango ushobora kuba mumaze muri kumeza muri kurya ugashyiraho rwose mu kumva ijoro ry'ubuhanuzi hari byinshi cyane bigenda mufashirizwa muri uyu munsi nanjye ndaje kugira ngo ngire byinshi tuganiraho byo muri uyu murimo w'Imana
bikorwa bitandukanye mu kwamamaza ubutumwa nubwo insengero zafungwa ariko ijambo ry'Imana ryo rizamuka ikuta rigenda rigere aho rigomba kugera ko rigomba kugera aho rero nawe ntuze gucikwa kugira ngo udacikanwa n'ibindi byose rero sasa rero reka Apostle tuvuge ngo karibu mu biganiro byacu n'ubundi wakoze nanone kutwakira muri Yongwe TV muri The Vibe ijoro ry'ubuhanuzi. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane, dushimire inshuti zanyu mwese abadukunda, abakunda Yesu, inshuti z'umusaraba, abumva ururimi bivuga, abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Reka tubabwire ngo turacyafitiye Imana icyizere. Reka udufashe twinjire mu isengesho nk'umushumba wacu twinjizemo kugira ngo dusengere abo turi kubona mu iki kiganiro cyacu cy'umunsi twakirane. Nyagasani Imana iri mu ijuru, turagushimira ko amagambo tugiye kuvuga aza kugira akamaro, akagira icyo afasha abayumva bagakuramo kubaha Imana no kumenya ibyo bashaka kumenya, ntibibe kumva gusa nk'ubwo bumve inyigisho tugiye kwigisha, ibiganiro tugiye kuganira, bagira icyo bakura mu Mwuka Wera tuyobore, kuko turi kuba mu gihe hari imigajya, hari interenganya, hari abantu benshi cyane bazi kujonjora ibyo tuvuze. Turasabye kugira ngo duhe ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, amen. Cyoro ni kimana n'iteka ryose. Apostle Imana igumisha kudufasha mu kwinjira mu kino kiganiro cyacu n'isengesho ijoro ry'ubuhanuzi. Ubundi ribumbatiye iki kugira ngo n'urudumvite aka kanya byumve mbere ko nza kwinjira mu byenge, ariko tubanze twumve amakuru ari mu ijoro ry'ubuhanuzi, kubera ko ndi kubona ari ibintu bigenda bikura umunsi ku wundi kandi byiza cyane. Tugira gahunda kuri Yongwe TV, tugira iteraniro cyangwa se ikiganiro cyitwa mu ijoro ry'ubuhanuzi, gitangira saa 4 za nijoro hanyuma kigasoza saa 5 n'igice. Tuba turi live muri Yongwe TV, ariko turi na live kuri The Vibe TV. Twakira abantu Imana yaduhaye nk'abanyamasengesho basenga. Kabiri, tuba dufite tukakira audience y'abantu batwumva tukabasengera. Impamvu twabyise ijoro ry'ubuhanuzi, mwiriye kubyuka nzi icyo Imana izakorera, sinkwiriye kugenda nk'inka nafite amakuru. Isi yose ishora amafaranga menshi kugira ngo ubwami, yumva ngo ubwami burakomeye, babukomeye ku makuru. Abantu bashora amafaranga menshi bakangaja ibyiciro bitandukanye by'inzego z'umutekano kugira ngo bimenye amakuru. Udafite amakuru igihugu barakikwambura. Udafite amakuru mu buryo bw'umwuka, Satani agufata mbere. Tugomba kumenya amakuru y'ibiriho n'ibizaba. Niyo mpamvu rero hanyuma muri icyo kiganiro turigisha, tugacyaha, tugahana, tukabwiriza ubutumwa bwiza, ariko tukakira na audience abantu, kuko twemera ko Imana yatanze impano z'ubuhanuzi. Nubwo haba abahanuzi b'ibigoryi, hari abahanuzi b'Imana. Nubwo habaho abisha ubutumwa, hari abavugabutumwa. Nubwo habaho abasebeje Imana bakayiganyisha. Bibiliya bangu hari ibihumbi 7 bitarapfukamira abayabo. Kuba rero abantu bari gutuka Imana, basuzugura n'ibintu by'Imana, natwe ntitwifatanya nabo ngo ducike intege. Kuba abantu barahaza ibintu by'Imana babikorera commentaire, babitera sesemi, natwe ntidutera igicaniro umugongo ngo dusuzugura Imana. Twe tuzi ko Imana yaduhamagaye. Ntabwo twemera ko Imana yaduhamagaye kuko abantu batwemera bataranatwemera twe tubyiyizi. Ntabwo tuvuga Imana kuko turi mu mudendezo, turi no mu bibazo tugomba kuvuga Imana. Niyo mpamvu muri iryo joro dukomeza abantu tukabwira ngo ubutumwa burakomeje, ivuga butumwa rirakomeje, amasengesho arakomeje, impano zirakomeje, abanyamwuka barakomeje, kuko rero yaravuze ngo abazi Imana yabo tuzakomera, nitumara gukomera tuzakora ibyo gutwara. Nta muntu rero waracitse intege muri ino minsi kuruta ibyo Yesu yahuye nabyo. Bamwise umutware w'abadayimoni, akomeza ivuga butumwa. Bamwita Beelzebuli, akomeza ivuga butumwa. Akora ibiterane, akiza abantu i Kaperinawumu, i Samariya n'ahandi. Abafarisayo n'abasadukayo n'abigisha amategeko bakajya bago ni umwana wo kwa Yosefu n'uw'i Nazareti, iwabo nta cyiza cyahaturuka. Ntibanyiteye umwe, ariko njye ntabwo yambaye igikote cy'ubuyumbu. Nibambone mu myumvire itandukanye
ndi umuminisitiri muri minisiteri y'Imana ndebera aho navukiye ndebera ubuzima nakuriyemo Imana ntindebera aho navukiye ahubwo ndebera ntabwo indebera mu mateka kuko ibya kera byanjye Imana yarabisize ariko abantu ukora icyaha imyaka igashira 10 bakurebera mu cyaha ukazarinda upfa bakurebera mu cyaha Imana ikubabariye ntigira ibyandika ibitwika byose kabihambirika bita mu nyanja yakumuriro n'amazuku abantu nuko babibona kuba rero abantu kuba rero insengero zifunze urwange rurafunguye muri byo kuko birabagoni munsi ko muri insengero z'Imana kuba abantu kuba ntafite aho kumina atagira habwiriza yewe mfite aho mbwiriza kandi mbere na mbere yuko ngutunga urutoki nanjye nditunga urwange mbanze ndebe yuko nta gatotse kari mu jisho nta mugeni n'umugoroba w'ububyutse umugoroba w'imbaraga wo kumutiva abantu bagakorera Imana nta muntu wahamagawe n'Imana wasimwa n'abantu no kugira ngo ubutumwa bugere muri Afrika byaturutse bamwe baturutse Suède na Norvège abandi baturuka mu Bwongereza bwo nibwo bwabwirije byinshi muri Afrika byatewe n'iki itorero ryagize ibibazo bitandukanye bamwe bahunga abandi baragenda abandi bananivuga ubutumwa urwego ryari ririho mu Bwongereza bituma ubutumwa bugera ku isi hose iki ni igihe rero cy'abanyempano n'abanyembaraga icyo nzi neza niki ni igihe gito n'umugoroba rero wo kumutima abantu tukabwira abantu ko guhanura kubagwa tukabwira abantu kwivuga ubutumwa bw'uwabo ariko cyane cyane tukanibutsa abantu kuko abenshi bavangiwe tukababwira umuhanuzi uruta abandi bahanuzi bose ni Bibiliya yera hari abashumba bavangiwe hari abahanuzi bavangiwe hari abanyamasengesho bavangiwe hari bareverandi ba bishop ba prophet bataye umuruho ari nabo bakururira ibyago amatorero ariko hari umuhanuzi umuntu yirebera birakubwira ngo birakubwira ugiye gucuruza birakubwira ngo ucuruza mu tuzamukira ugiye gukorera birakubwira ngo umugaragu kutika shobuja zakugana ugiye gutangira ivuga ugiye kubaka urugo birakubwira ngo ganduke birakubwira ngo tanga ibya Kaisari n'iby'Imana dufite umuhanuzi utabanye utari nk'amarangamutima Bibiliya bayubike cyangwa bagire gute turabwira abantu rero nubwo Bibiliya hari amakuru ngo hari imirongo igira abantu mu mutima bashaka gukuramo hari amakuru ngo hari ubutumwa bukabya bashaka gusiga ngo hari izindi za Bibiliya nibashaka basanze twite indimo irahagije kuko ibyo twamize ntabwo tuzabona hari ubutumwa rero abantu bari kubwiriza usenya ibyanditswe byera ngo nta amaturo si ibyanditswe byera ngo cyacumi si ibyanditswe byera ngo ibyo bintu byo n'ibindi bigiye bitandukanye bagenda babohora Bibiliya reka tubwire abantu Bibiliya batarayibohora Bibiliya ntabwo bazayibohora kuko Bibiliya ntiboshye Bibiliya ntabwo iboshye abantu bazibohora kubwira ari ryabo abantu bazibohora kubwira ari ryabo ariko Bibiliya irakiranuka turi mu bihe rero tubwira abantu ko bagomba gukora turi mu bihe duhanganye n'abatinganyi umwuka uje niba abantu baguye kuko bafunze insengero ejo ni haramutse haje itegeko rivuga ngo aposo yo gusezeranya umugabo ku mugabo sezeranya umukobwa ku mukobwa nzirukanka nzahagarara mpamya Imana mbwira abantu yuko ibyo atari ibyanditswe ni igiro cyo gushaka imbaraga ni amasaha yo kubwiriza ubutumwa ugasabira abantu imbaraga anababwira ko bagomba gutinya ubwoba ko bagomba gukomera ku Mana yabo kuma nta motive ikindi abantu nkabira ngo niba urusengero rwafu wikumva kutazasubira kuko ntabwo wakiriye urusengero wakiriye Yesu aho hafi yawe hari urusengero rufunguye igire gusenga pastor ukubwira ngo ntuzogere gusenga uzamutegereze mwihorere uzaje gusengera handi mu rundi rusengero nta soni biteye nanjye ndapotere narasizwe amavuta nanjye najya gusengera handi ni umugoroba wo kubwiriza ubutumwa bwiza kuko Imana yaduhaye mikoro iduha naho duhagarara tukabivuga abantu nibumva ijambo ry'Imana nicyo twagira no kumugoroba abantu barihana abantu barakomezwa abantu bakibona uramutse wumvise iki kiganiro ukakibona kuri Divine cyase ku mpanuro n'izindi channel zose umva oherereza mugenzi wawe niyo support umuha ijambo ry'Imana Imana ikugisha cyane ngere ngo yasobanutse icyo by'ubuhanuzi buri munsi
ni buri munsi kuva kwa mbere saa 4 saa nijoro kugeza ku cyumweru. Yesu abamugisha cyane. Hari ikintu uvuzeho kijyanye n'ubuhanuzi. Uyu munsi twamaze kubona ko ubuhanuzi bwinshi buhanurwa burimo murashidikanwaho, bumwe bwabaye icyaha, ubundi bwabaye ikibazo. Haraza aganura undi akaza akavuga ati ibintu yavuze ntabwo ari byo, ni ibinyoma, ni amarangamutima ye yabimuvugishije. Ibyo turaza kubivangura gute ibyo buhanuzi bw'uyu munsi nk'umuntu udukurikiye ushaka kugenzura cyangwa se we ukabatereka iriwe njya kubaza uriya cyangwa maze gute nabasha kumenya ibyo buhanuzi bwatambutse n'abututsi ku Mana cyangwa amarangamutima. Ibyo n'abigishwa babibashije Yesu abasubiza amagambo abiri gusa. Icari wenda mbere yuko nyavuga nanjye mvuga sibyo? Uwahanuye ninde? Yahanuye iki? Yunguye iki abazabyo? Uwahanuye ninde? Yahanuye iki? Yunguye iki abazabyo? Mbere na mbere aho ngaho arabanza herekane ko umuntu arubatse. Hanyuma Yesu yaravuze ngo mwemere ibihanuro ariko mukundire ibyiza. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Urajyari utandukanye n'umugore wa mbere, utandukanyije n'uwa kabiri, uramira ubuyoga, uranywa itabi, upaki ubwana bw'ubukobwa mu modoka, uri igihehesi gifite Bibiliya, uravuga ku ndimi z'abadayimoni kubera ubusambanyi. Nurangiza ngo Imana iravuga. Imana ntivugira mu kanwa k'ingegera n'amabandi n'amasarigoma n'abasinzi n'abasambanyi. Icyo uraca umurongo uvuye ku nguyu shingiye ku mbuto ziwe n'ibyo akora n'umupagani Imana ntiyamubwira kuko Bibiliya hakana ngo mwiriba rimwe ntihavamo amazi aryoshye n'amazi aruye. Ntabwo waba umwijima ejo ubu mucyo n'ibikunda. Imana ikorera mu bakijijwe bera, ubwami bwera n'ibyo Imana ikorera. Turi kugendana neza. Hanyuma icya kabiri icyahanuye ni iki? Ni ubusa. Tandukanye umuntu Imana yatumye n'umuntu ushaka amarongo y'icyo yirira. Hari umuntu ushaka amarongo y'icyo yirira, hari n'umuntu Imana yatumye. Ariko uziko Imana yagiye idutuma ahantu hamwe n'abandi bagiye batubanziriza mu murimo. Imana ikagutuma kubwiriza ahantu ubutumwa, ikanakubwira ngo ntuzakarabe n'amazi yaho, nibaguha n'ibyo kurya ntuzabyemere na tike ntuzayemere ukajyayo. Uziko Imana yajyaga ibirana ngo ugende uhanura ibi kandi ntibakunde. Umuhanuzi aje guhanura hano ku Gisozi duhari, ashobora kuza saa 10 za nijoro akura igitati nimwumva uko Uwiteka Imana akora. Imana igaha imbaraga ijwi ryiwe utuye ku Gisozi wese akabibona, akabyuka yiruka. Ubuse niba umuntu ahanura ahubwo akavuga ati ndagakoze, nimunekera ifiriti, nimunekera inyama, birimo ikibazo. Ariko guhana inyama umuhanuzi no kumutekera si ikibazo. Tugendane neza. Uwahanuye ninde? Yahanuye iki? Yahanuye iki? Ibibazo bihari ni ibi kubwira abantu ngo amaraso aramenetse, ngo abantu bikoreye imbabura, ngo abantu bikoreye iki, ngo igiti kiraguye, inkuba irakubise, ngo ishami riraguye, n'ubuto n'imvura igiye kugwa, hari amashami ari bugwe, inkuba n'ubundi zirirwa zikubita, imiyaga n'ubundi yirirwa ikubita. Kuza kuri kamera ngo Imana yagutumye kuri ruperezida wa DPI wa Ngirikani, kuri Apotre Yongwe, kuri Bishop Runa, ibyo ni ubujajwa. Ayo ni amabandi, izo ni injajwa, izo ni ingegera. Wumvise nta kimana yabatumye ntibavuganye nabo, kuko Imana yantumye kwa ruperezida najya kuri biro ndamubwira ngo heza abo mwicaranye, abo muri kumwe muri message Imana yabwiye yantumye nagiwe mu nubwo yagira abasekiriti 10 banyakira. Imana yantumye kwa ministeri, yantumye ku muyobozi mukuru, yantumye ku mwami najibwa. Ariko ubutumwa bw'umwami ntabwo babutanga ku karubanda. Abagaragu barakwica bakagufunga kubera ko basebeje umwana. Ubutumwa Imana iraguha ubutumwa bw'umukobwa, hanyuma nurangiza ujye kuri kamera bw'Imana yambwiye kuri umusambanyi, wisha ubukwe ushebeje umwana w'umukobwa. Imana iragutuma kuri Apotre Yongwe, mfite abakobwa b'inkumi, ngo Imana yakweretse Yongwe ngo ibi n'ibi uri kunyicira ubuzima bw'abana, uri kunsebereza abana, uri kumbuza bakwe n'abakazana. Imana iragutuma ku itorero, uzana ubutumwa ku itorero, warangiza ukajya kubutanga kuri kamera 10 murara rumwe ku muhanda n'ahandi.
uribanda urisarigoma uri gukora publicité kugira ngo abantu bo kwisi nibakureba bakubone bamenye ko uri umuhanuzi. Apostle nibyo koko uri kubona abantu b'iyi minsi uremera navuga ko Imana ikomeje gupfusha kandi igihagaritse. Imana yo nta gihe itapfushije, nta n'igihe abapfuba, nta n'igihe nyine umwuka wera atavuze ati ndananiwe ndarambiye ndasohoye ndinjije. Ariko tukivuga ibyo by'abahanuzi, umuhanuzi ni umuntu wese Imana yahaye impano y'ubuhanuzi yamuhaye ubwenge. Nuwo n'umuntu atagira ubwenge ntabwo ari umukozi w'Imana, ntabwo ari umuhanuzi, ntabwo ari umuhanuzi. Ahubwo reka nkubwire, hari abantu babaye abahanuzi bahanuye feva y'Imana ibazaho. Feva y'Imana ibajeho bagira umugisha, bagura imodoka zivuye mu kuri kw'Imana, bubaka amazu avuye mu kuri kw'Imana. Hanyuma abantu bose bavuga ati nimuze twishakira akazi. Dufite ikibazo cy'abishakiye akazi babonye password ariko bakoresha nomero zitari zo. Ushobora password ugakoresha nomero zitari zo. Bavuga ngo twese tubaye abahanuzi. Ninde sutifuza guhura n'umupasi? Ukeneye guhura n'umuhanuzi. Wahuye n'umuhanuzi se araguterwa gukubita hasi izo confidence zikakuvamo bati mpuye n'Imana. Iyo wahuye n'umuhanuzi arakubwira ati dore ukusa, arakumanuka akakurondora akagukubita hasi. Iyo wahuye n'umuntu usenga Imana wuzuye umwuka we, iba abantu bivugishwa umuhanuzi mwahu. Ahubwo musaba Imana muhure n'umuhanuzi, musaba Imana muhure n'umuhanuzi. Nanjye nkeneye guhura n'umuhanuzi. Umuhanuzi yazindukiye iwawe mu rugo ari Imana imutumye, ataruje kunywa icyayi no kurya umukati mu gitondo. Umuhanuzi Imana imugutumyeho avuye mu basengesho yose umwuka wera. Urihana ukaruka ibyo wariye byose ukagaruka bati Imana mbabaye, utahubaye urazuka warupfuye. Umuhanuzi agutumye iwawe mu rugo akavuga ati dore umwana wamaze imyaka arwaye, Imana imukije mu buryo buntu. Umuhanuzi aje iwawe mu rugo akavuga ati zikura hariya mu rupangu iwawe urebe ibintu ikibazo gituma imyaka umaze mu ntambara dore ibyo bazitse hari akabikwera. Umuhanuzi asi iwawe mu rugo akavuga ati rira muri parafo yawe atarinjiye urebe ibintu wubakiye y'inzu. Umuhanuzi usi iwawe mu rugo akavuga ati mata dore ibibazo ufite n'ibindi. Umuhanuzi usi iwawe mu rugo akabwira umugabo akakubwira ati wowe dore imipfumu yatewe n'ibyaha ibini. Nta muntu udakeneye intsinzi ku muhanuzi, ariko nta n'ukeneye umupfunyikira amazi, nta ukeneye umubeshya, nta ukeneye uwaha amaturo y'ubusa, nta ukeneye umwesikoro, ariko umuhanuzi arakeneye. Ariko poso twabonye ko hari abaza bagataba n'ibyo bintu cyangwa bagakoresha n'ubuzindi tekinike bakabitaba bakazaza byaramaze gutabwa, maze ubundi baragize bakazatitira. Ibyo ntabwo mbizi nyine. Abanyamitwe naho bataba. Imana irakariye abanyamitwe, leta irakariye abanyamitwe. Imana irakariye abanyamitwe, leta irakariye abanyamitwe. Ribu nayo ifite kontineri yuzuye amapingu yo kubazirika, hanyuma n'inzu z'amagororero zo kubagororera zo kubafungiramo zirahari. Ariko se kuba habaye abanyamitwe nanjye mbaye abanyamitwe, kuba abantu baguye nanjye naguye. Nta muryango utabura ikigo gikiye. Niyo ribu, no muri ribu hari abayitobera, na polisi igira abayitobera, ministeri yose igira abayitobera, na church igira abayitobera. Ariko niba umuntu yatobye ari umwe bose ntabwo ari abatobye. Nditandukanya n'abatobyi mbe mu ruhara, kuko rero bago ntukabe mu nzira y'abanegura, ntukabe mu nzira y'aba, ube mu nzira y'abeza. Inzira nebyi, hari inzira y'igihogere. Iyo inzira y'igihogere umuntu arasambana hanure, ariba avuga Imana, arasinda avuga Imana, arahemukira avuga Imana, afite Imana yo kumunwa, ntafite Imana yo mu mutima. Ariko Yesu avuga kunzi yavuze ngo ni inzira ifunganye, abandi imitima ntibazayibamo. Abo bambuzi, abo bajura, abo biba izo ngegera, ayo mabandi, abo bagome, abo basambanyi, abo basinzi, abo bataye umusaraba, abo bahemukiye Imana, abo bakore, abo batugambanira turi mu murimo, abo badusebya, abo bafite inzira zijya kwa Satani bazaboneka. Ariko twebwe dufite inzira z'igisiyoni. Ntabwo ro kuba habonetse umutobyi. Hari umugani umunyarwanda yaciye ngo ingurube icitse izuru ntibuze izindi kwimba. Niba abantu babaye batagani genda mu Mukristo, niba abantu babitse Bibiliya iyanjye ndayego, niba abantu bananiwe kuvuga Imana genda vuga Imana. Hega hari abantu
abantu babonye muri ibi bintu tubivuga nshuti yanjye cyaho nagakuye ndahaza iwacu ntibabwiriza ntibahanura ntihaba umwuka ntihaba roho mutagatifu iwacu habaga ibindi nzaho imana yankuye rero niyo mpamvu nungubita ndabwiriza numfunga nimvamo ndabwiriza ningera muri gereza ndabwiriza ninjya mu ndege ndabwiriza ninkena ndabwiriza ubu nta cyago wameza cyatuma nabwiriza kereka wandira ururimi kandi ururimi wagucana n'umunwa kuko sinjya ndyama nasa ndyama mfunze umunwa kugira ngo ndinde ururimi rwanjye kuko ari rwo rusohora iby'imana bibi rwose wambuza kubwiriza nabwirije ndaramurikaje nabwirije ndaramurikaje mbwiriza ndara mu rubingo kwa nyirano mbwiriza ndara mu gihuru kwireba mbwiriza ndi mu muhanda mbwiriza ntunzwe n'amandazi yo kwa biri n'igikuba mbwiriza ndi umubugu mbwiriza ncuruza amagi n'urusenda mbwiriza banyita karanga mbwiriza ncuruza ikariso mu muhanda mu mujyi wa Kigali mbwiriza umeze nyobora icyumba mba muri shambure imana iranzamura mpinduka umuvuga butumwa mu gakino nkora ibiterane mu masitade mba mwarimu mu gakinjiro nshinga itorero ryitwa Horeb mba pasiteri mba revera pasiteri ndazamuka nimikwa n'abashumba mu mujyi wa Kigali nabwirije mu bihugu bitandukanye nabwirije muri gereza z'abagore nabwirije muri gereza z'abagabo nabwirije mu makasho ya polisi nabwirije mu bigo bya bamayibogo ubwo se uraza kunzimya geze ndi umuvuga butumwa w'ibirayi ntabwo ndi umuvuga butumwa w'ibirayi ntihaze kugira umupastor umenyera n'aba Kristo bahagurutse ntihaze kugira umuntu umenyera ntumenyere kuko wamaye amaturo no mu gihe utayamaye narabwirije ntumenyere kuko wamaye ikote nambaye na uniform ya leta ndabwiriza ntumenyere kuko wankomeye mu mashi nunantuka nzabwira ntumenyere kuko ndi kubwiriza mu Rwanda wanze ko mbwiriza hano nzajya n'ahandi mbwiriza kuko umunyarwanda yubahwe ahageze hose mu gihugu abo rero nibo bantu tugenera ntabwo imana dupfana amafaranga ntabwo imana dupfana inzu ntabwo imana dupfana imodoka nabwirije ntwaye Vigo nabwirije ntwaye imodoka nziza nabwirije ntwaye Vewiti nabwirije ntwaye ivatiri nabwirije ngenda n'amaguru nabwirije muri kwasiteri nabwirije muri rifuti nabwirije nambaye ishati imwe nabwirije ubwo se uraza kumbwira aho niho Pawulo yavuze ngo amaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ibintu tuvuga nubona ntangiye saa 4 za nijoro nkageza saa 5 mbwiriza ubutumwa bwiza sinabuze ibyo mvuga abandi bariye banyoye icyo gihe ndaza kugera mu rugo bigo byahose sindi burye nijoro icyo gihe abana barasinzira ndabasenge mfite ishyaka ry'umurimo w'Imana ntabwo mfite ishyaka ry'ibintu nta nubwo rerege unkanga ngo ndeke kubwiriza nta nubwo nukago ndeke kubwiriza nta na komanteri wakwandika ngo ndakara nzico nko abantu bazi icyo bakora rero Imana igiye kwa amafaranga bubaka insengero zidasuzuguza umujyi wa Kigali zidasuzuguza igihugu abantu bazi icyo bazi gukora Imana idukijije abatobyi ega koko hari abanyamasengesho badutobera hari abavuga butumwa badutobera hari abahanuzi badutobera hari abantu batobaga urashinga itorero mu kanya umwana uzamuye akaricamo kabiri akarishingiwe mu rugo urahora usenya umuntu wiba urabyara umuntu ukamurera ukamwimika ejo akabwira abantu ngo ntiwigeze umwimika kandi nta rutugu rukura rurenga ijoro niba akavuyo kacitse rero abantu barabumwe muri Mateyo bangwa abagore 5 bazasanga umugabo umwe bamubwira ati dufite ibyo kurya dutunga abashumba 5 nibasanga umushumba afite urusengero abayoboke za titere za bishop za reverend za cardinal nibakubite hasi bavuge bati turaje turaba Kristo jewe uzumva uzanyite mwarimu nzakubwira Imana igumuge uzanyite papa saga nzakubwira Imana igumuge uzanyite mwarimu uzanyite pastor uzanyite reverend uzanyite papa mu uzanyite papa saga ibyo uzanyita byose igihenze ndi umukristo nicyo kiruta byose Imana impamagara hari abantu rero habo wambwira habo wakwita pastor ari bishop umva mukabibi hari utashiraho prophet mukabibi no ubuhanuzi sizina nito ubuhanuzi ni message y'Imana ntabwo nkomera kubwize nkomera ikindi mo kirakomeye rero gica mu mazi n'igisha gica mu muyaga n'igisha ntabwo ari icana niyo naretse kukivuga nkivuga ku ngufu use urumva genza gutsindwa hari ibihe nk'ibi turimo turi kubona abahanuzi nibo bari kugaruka cyane bamwe bagiye banabikurikiranwaho n'inzego zibishinzwe gukora ibyaha binyuze mu cyo twita ubuhanuzi
Apostle umwe mu bantu b'inararibonye bagiye bakomeye mu Imana ahantu hatandukanye bitandukanye, ndashaka ngo uduhe umucyo ku bintu abantu bitwa abahanuzi bitwa ko ari abahanuzi bakora bazi ko bashishikaye kandi nyamara bari mu buryo bw'utegeko. Ariko mbwira umuhanuzi wahanuye ibintu RIB iramufunga birasohora, yabihanuye RIB ntiyajya kumukura imageragere. Ntawuhari. Abo bagiye bafungwa umva hari ibyo bita vugizera, ni abantu babesha ko Imana yapfuze itabatumye, RIB nawe ikabura ibimenyetso. Uramutse uhagaze ukavuga uti jewe Imana irambwiye, wumvise hagiye kugwa imvura wenda n'urugero ntanze ntibazabimbaza, sibyo? Ntiyagiye kugwa imvura iminsi 7 itarahita, n'urugero ntanze imvura hagiye kugwa imvura iminsi 7 itarahita, ya indi ya nyari kandi iteganya gihe kwerekana ko nta imvura ihari. We iteganya gihe yerekana ko nta mvura ihari. Ukibivuga mu gitondo imvura mu gitondo itaraba RIB ikagufa ikakujyana imageragere cyangwa muri station ya polisi. Ukihagera imvura ikagwa umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu wa kane, baza kuvuga ati tani bakubaza ati nta n'ibindi wabonye. Bakubaza bati nta n'ibindi wabonye. Ibyo mujye mubimenya. Umuntu niba yaraje akavuga ati abantu barahunze akagumura abanyarwanda bakamujyana imageragere, bakanategereza ibyo yahanuye ko byasaza bakamuha, n'uwamukoreye dosiye aravuga turiya nta buhanuzi bwe. N'uwamukoreye dosiye aricaka baturiya nta muhanuzi, nta buhanuzi bwe. Ariko tugaruka kuri iki kintu cyabaye, hari umubyeyi nabonye wavuze ikintu no mu mubiri kubera ko batigeze bafata umwanya ngo bite ku kibazo cy'Abakristo mu vugabutumwa wabo, ngo kuko batigeze ngo bakurikirana ubuzima bw'umukristo wabo burwaye kandi n'umuvugabutumwa wabo igihe kirekire, ngo bagiye gupfa kandi bagiye gupfa. Abazapfa ni bande? Yabahaye n'amezi. Imana yantumye kuba pasiteri, ngo Imana yantumye kuba yoze. Ibyo si yajya kubibwiriza ati hari umuntu ushobora kwara uperesanta mukaburire ataje gutwika kuri social media, kandi ubwo yabivuga yuzura umwuka iravuga no mu ndimi. Izo ni iz'abadayimoni, ntabwo ari iz'ijuru. Apostle ugiye gucyaha no gutanga umuburo ntabwo ku bantu ndacyaha abakeneye ko babacaha kumira ntibakeneye ko sina n'abacyaha RIB izabacyaha n'amategeko azabacyaha. Sha hari indwara zikiza wabo, nabonye indwara zikiza, indwara y'amagambo irikiza iyo ugeze mu gusa utarabona umugore, wumvise umva kaba kabaye wibagirwa kuri umugabo. Niyo ndwara rero kuba Uwiteka aravuze irikiza, uzaza kubeshya, uzaja kuvangirwa ku muntu uri kuri veniseke yiwe cyangwa Burundi ye Imana iravuze ita bisaba muri gereza hahanura wumvisije, utumvisijwe wahanura umuntu akakubita igiti kabati ceceka wa muginga. Imana ibaho hati Imana yabaho nk'abamatiye Burundi, Imana yabaho nk'amazi imyaka 17 ndi muri gereza, bisaba kuba wumvisijwe. Muri gereza ntabwo berekwa ahubwo barareba, hahanura ureba ni hanura uwerekwa. Numva abantu baravuye muri gereza bakaza babago narabahanuri, je ntabwo nerekwa ndabona. Izo ndwara rero zo kuza ko Imana yantumye zizikiza nimutagabanya umuvuduko. Abo se cyo batumye badufungira insengero, abo se batumye abakristo bari kugwa bari mu ngo birirwa kuri social media ngo Imana yabatumye ko maze imyaka 5 wigeze ubona mpagara muri gereza mpagara kuri social media ngo Imana yantumye mbwiriza ubutumwa bwiza ntazana content nkaganira. Nta n'umuntu nigeze mwira ngo Imana yantumye, ngaho reba ikiganiro cyanditseho mu biganiro byose kuri chat ngo ubuhanuzi Yongwe ahanuye kuri social media. Bandusha guhanura se ko bose hafi ya bose batangiye guhanura babonye mano baza mu cyumba batakora no kwikoti, ariko baraga wari $1 ry'ubuhanuzi ahora hano birangira rero ku $1 ku nyama n'ifiriti urengejeho igikoma bagwaye na uniform y'ubundi. Abantu bagabanye umwana, abantu bagabanye ahubwo tubwirije kandi mwabanyamakuru namwe ndabiyamye, wumvise namwe ndabiyamye n'ukuri, namwe mufite ikibazo gikomeye, namwe mwagize uruhare mu kudusenyera amato. Fata nibi bya mikoro byawe
namwe mwagize urari mu kudusenyera amatorero ubundi abantu nk'abo muhaza mikoro izo za mikoro zanyu nzazisenyere mashini zanyu nzazisenyere izo kamera zanyu nzazisenyere umuntu nk'uwo uvuga ubusa umuha kamera ese ya deperi yo pasura umukristo wo muri ADEPR haga wayica nubayita mu Imana irahari TV ruwo muri ADEPR bariya bose ubona basamu gakire babagore babahungu bane mwese muri ADEPR abo bantu muha amacanu yanyu bakavugiraho bavuga ngo abapastor banyu bagiye gupfa abo bantu muha amacanu bakagumura igihugu bakavuga amagambo ateye iso reka mbabwire ahubwo Izayi natumira amacanu yose wumvise natumira amacanu yose atumira abahanuzi bose hanyuma atumira umuvugizi wa RIB babajyane mu mwiherero kuko nimwe mugiye gutuma abana ba pastor bava mu mashuri nimwe mutumira pastor bakwiriye imishwaro nimwe mugushije abantu niba umuntu ateba ngo ba pastor bagiye gupfa ariko se ndanabarenganya ati mwinde reka mbagaruki mucuruza umunwa nyine mwarawukoze mucuruza umunwa mwarawukoze hanyuma uje avuga ubusamura mwakira ariko hari igihe ubusamu byari $, reka mbabwize ukuri kibyimbe kimeneka igihe kirageze pastor nahamagare injadwa ziwe ziri kuri social media ruperezanta ahamagare amabandi n'ingegera ari muri social media pastor ahamagare barukomanya imbari n'abandi bihinduye ba depande bari muri social media ababwira ati muri gusenya kuko nibatabyikorera bibizaza kubyikora umuvugizi murangira yarabyivugiye bahereye kuri jewe uroko narabushuje ku itariki ya mbere ndabambushoje kandi nta bundi buzaboneka kuko ndi smart imbwa ndayita imbwa ihene nyita ihene intama nyita intama no uri kunyumva neza turi kujyana nibo bari guteza ibibazo nibo bateje umuraba mu nyanja kontete yose ije barayora indi ije barayo si n'iby'ubuhanuzi gusa munera kubita ikiganiro akaza agakubita ikiganiro hariya ari umugore ngo yasanze umugabo ari kurongora nyina hari icyo nabonye umugore ari kuvuga ngo yasanze umugabo we ngo ari kurongora nyina icyo kiroroheje wa iyo ni inkuriro umuntu akaza umukobwa gatera akaguru hari akerekana ikarisogo niho bareba ayo makariso yanyu ayo maguru yanyu yambaye kubusa ubwo bushegu bwanyu ubwo ni ubujajwa bakuru ubujajwa muri social media umuna mubwire cyane zifite content nziza kandi zirebwa wanareba rwose ukumvugiza icyo wunguka ibi byose niba kubita abahanuzi si wowe ese ubundi iyo RIB yo kukihera ku bahanuzi biriya by'amafilimi biriya by'abagore biriya bisa nka porno biriya biteye isoni biriya by'amagambo apfuye biriya bisa nko kwigisha ubusambanyi byo iyo kubisa imbwa ukubita zose iyo wirukanye ingegera ufata zose ntabwo uzana n'imiyaga yo imiyaga niba bahagurutse batabo ba pastor abo bavuga butumwa nibatake